okay ntacyo bitwaye ase baby gute wambwira ngo ndakwanga kweri yego ntago ndi inyenyeri ariko nakumurikira nkuko inyenyeri zimurika sinzi impamvu rero watuma umutima wanjye uhangayika kandi ari uyiha gutuza babe please nyumva niwe wenyine nyeneye nkuko dukeneye izuba kugira ngo tubeho ibimera bikeneye izuba kugira ngo bikore photosynthesis babe I need you kwako niwe mubireho yanjye noma gutuza muri nge ya akuse mwabashenzi mwe nubwo kuva igenda batumiye cyose nimuramuzana nabaye iminota 3 muyirengaho gute mutamereza uwo nabasabye mwabaswamwe bare rimwe mwabashenzi mwe toka mujye kumunzanira ngo narahiye ko naho najya njyewe nawe tutari kumwe buke buke bazumva ingano y'urwongo ukunda ni nayo mpamvu nakwiye kukubura biragoye ariko birashoboka nubwo ababyeyi badutererana ariko Imana yo niyo yemeye yuko ibi biba ya ikaze mu kiganiro uyu munsi turi kumwe n'umutumirwa ngira ngo muramubona kuri kamera zacu nje nk'ibisanzwe hosting ikiganiro ryari Ahha giye gutangira ikiganiro umuntu mureba kuri kamera zacu atwibwira tubwira uwo ari we muri rusange ikaze muri kamera za RUTURA TV atangiye kwibwira ya narahiye ko naho najya ya mazina ni yayandi mazina ni ISHIMWE Clement bo akunda gutazirwa Clex akunda gutazirwa Clex ya ni umukinnyi wa filime no muririmbyi ya n'umutahira ya byose turakora bro n'umutoza n'umwanditsi mbese muri makeya no Clement ukivuga uriwe usenejereza kumva umutahira ya Clement arakuze ariko nanone nagakuze cyane sibyo bo Clement yavutse 23 z'ukwa 8 2001 ubwo bivuze ko mfite 21 ya umutahira ya imana nyinshi ariko akora ko musefata byo ya ntacyo bitwaye ngizo zije zifite ishyari ngo zitatse amahembe atatse ubwiza ubwo sibyo sibayera mbo urumva ntago banavuze gutyo amasegonda 30 ngo ngizo ngo zije zifite ubwiza butatse ubwara ngo ngubwo ubwoya buyaga bunyerera weye
nguko nikusa usa nk'inyambo z'i Rwanda wanyweye amata adasanzwe imyaka yawe ntabwo nzi ko abantu nkamwe cyangwa se nk'abandi muvugana mwaba batahira ku rwego nk'urwo ngurwo uri tayari kuba waba gutahira mu bukwe ndi tayari cyangwa ugikora ibiraka bitandukanye rimwe na rimwe iyo kabonetse job is job man cyane. So let's go. Clement ishimwe ni iki mu buzima bwe cyamubaye giteye amatsiko wumva ufuza gusangiza abantu? Ikintu cyambayeho giteye amatsiko kandi ntashobora kwibagirwa mani ni boro nakoze nawe bwa nyine ndiseka nyuma tu. Ushobora kwibaza ngo ni iyihe mani, niga 6 urumva nari nkuze P6 tu narifashe gutya nyara ku buriri mani kujyana kubitwa mfata matera nararagaho ndagenda nyihindurana n'iyo musaza urumva arabaza bari wiraraho urumva nagiye nkibutse ndaseka bro. Njyewe nanze gukubitwa mwana ariko n'ubundi byarangiye nkubiswa ahubwo noneho bikabije byatari. Urumva mu rugo nubwo turi abana 5 ariko tubana turi 2 njye na sister wanjye. Barebye mu cyumba cye basanga matera irimo. Anjye nari nimwe urumva matera y'umubyeyi nakingana n'iyo mwana bro aje kureba asanga ni jwi ryamye ndagaca yamani yarahubise koko. Mane nanjye nyine urumva n'ubwana tu ubwana gusa njye nagira ngo nakubitwa byatari. Hanyuma Clement nanone ni iki wumva nawe giteye amatsiko tuba tugusangiza agaciro? Ikintu giteye amatsiko bo sinzi ngo ashatse kuvuga kuki ahubwo wamishuri n'ukambwira ku cyo nakubwiraho. Bo ibyabaye ni byinshi mani gusa ntabwo ari ni akaboro twari turi kuganiraho n'iniga zacu zanjye mani mujama yaraje twiyemera mfite umusatsi ngo mwinshi mani kuko bari batuduciyemo uruhara nyine darasa nawe urabyumva ariko arimo tipe w'inshuti yanjye yitwa Patrick mani ikintu yamubwiye ngo mani ngo ntukiyemere ngo kubera ko ngo imashini yogosha umusatsi ngo yakogosha n'uruhara bro. Urumva rero mani ntabwo biba byoroshye kweri. Urakoze cyane kudusangiza tumwe mu bigize ubuzima bwawe twagiye tugacishaho uko twabyita ariko se Clement nk'ubusanzwe mu mpano ufite niyihe uha amahirwe cyane ko yaguteza imbere kubera ko niyo domaine ubundimo ubu ngubu ndi gufokasinga kuri acting niyo navuga nshyize imbere gusa bidakwiye ko kuririmba nabihagaritse n'ubundi nandikira amakorari gusa nanjye ubwanjye ndiyandikira tu. Hari korari yitwa El Olam y'abadive hari n'iyitwa Joy Light Junior nayo ndayikorera nayo. Hari indirimbo wanditse yaba yaragiye hanze? Irahari. Hari iyitwa Amaraso ya Joy Light Junior. Joy Light Junior. Hari n'iyitwa kinjabutse njabutse gusa n'ebyiri zimaze kujya hanze tu bayisura nayo.
ubwo ni impano ebyiri muri make wumva ushyize imbere y'izindi yeah harimo kuririmba no acting right yeah mu kuririmba turi rusange n'inganzo bo iyi ndirimbo ndayikunda cyane gusa ntacyo ngiye kubaha kuri ebyiri hariyo nandikiye ngiye umuntu nakunze ariko nyine ubuzima aromba bingome gusa ngiye no kubabwira ku ndirimbo nkunda cyane niyo muhanzi witwa Chris Hart yanditse indirimbo nziza nkunda byatari ngo burya amahirwe aza rimwe mu buzima ariko iyo umirije yagusekera ntubibone gusiga bakwiruka inyuma batajya babura ni benshi nk'umusenyi ku nyanja ngo gusa nibashakira andi ni wowe mahirwe yanjye siko nabitekereza ngo kwebe cobe korora imvura nanjye sinaguhara I'm on the sky yeah down I can never let you go nibikabe uko dutandukana nibishoboka ko nakubura nubwo buzima bwaturya sinzapfa kwizima nubwo inshuti zabizamo sinzapfa kwizima iyo ni iya Chris Hart ngo narahiye ko naho najya njyewe nawe tutari kumwe buke buke bazumva ingano y'urwo ngukunda ni nayo mpamvu nakwiye kukubura biragoye ariko birashoboka nubwo ababyeyi badutererana ariko Imana yo niyo yemeye yuko ibi biba ariko ndagize amatsiko yo kwibaza icyo mukunze nifuzaga ko twagerana kure Clement ntabwo akunda gufatafata akunda nyine umwe sibyo akunda umwe nifuzaga ko ari we twamenyana akaba ari nawe wazambera mama w'abana wanjye ntabwo natinya kwivuga nibyo reka dukomeze mu mpano ebyiri ufite niyo mpano ushyize imbere kurusha iyindi ku buryo ubonye umwe wabo ukoreshejeho gake ugakomeza bro iki kibazo kiragoye nawe nakubeshya kuko zose mani zose njye ziri ku rwego rumwe sinakubeshya abe kwakitinga wenda kuba amaze kumbona imyakitingi yanjye si ukwikina mani ariko njye ndi hejuru bro njye ndi hejuru kweri ukomeze gushyira hejuru ndashaka unyereke acting mani ubundi nyina ndi umugome bro nubwo nyine mba nseka ariko mani njye ndi umugome byatari ubuzima busanzwe mwana umuntu ucishije bugufi kabisa gusa nyine iyo bigeze mu kazi urumva nawe kora icyo kagusaba izo maze kugaragaramo zose ntatinga ari ngewe muyobozi w'amagenge mani y'ibirara rero ubwo n'ubundi ngiye kwakitinga gutyo sibyo akuse mwabashenzi mwe
nubwo kuva igihe nabatumiye cyose nimuramuzana nabaye iminota 3 muyirengaho gute mutamereza uwo nabasabye mwabaswamo bare rimwe mwabashenzi toka mujye kumuzanira ya Okay, nta kantu se ukina byibuze na romantike tujya tuyijyamo ya dukurikiye akantu ka romantike nk'akaganiro k'amasegonda 5. Okay, ntacyo bitwaye. Ase bebe gute wambwira ngo ndakwanga kweri? Yego ntago ndi inyenyeri, ariko nakumurikira nk'uko inyenyeri zimurika. Sinzi impamvu rero watuma umutima wanjye uhangayika kandi ari uyiha gutuza. Babe, please nyumva niwe wenyine nkeneye, nk'uko dukeneye izuba kugira ngo tubeho. Ibimera bikeneye izuba kugira ngo bikore photosynthesis. Babe, I need you. Kwa kuntu mu mibereho yanjye noma gutuza muri njye. Ya ya bro, nibyo kabisa nta gikabye kiri mu mari wabibazo aho twakuranye ngo ndakiga ariko arabura gato. S5 ya icyitwa masonori, itafari ya ubundi n'ubwubatsi ya hari wumva umwiko, hari wumva nivo, ariko ibyo byose ntabwo bikoresha utagiye kubaka. Ya Clement, tumenyereye Clement wo muri industry ya music. ya Clement wo muri industry ya cinema. Ariko numvise nawe hari akantu ko muri music ufite. Abandi bukagiyeho tukongera tukamenya Clement wo mutahira. Iki abantu bagomba kukwitegaho nka Clement udasanzwe, ko ba Clement tumenyereye kumenyekana cyane. ya Clement udasa muteganya kubona ni Clement mukura cyane, ariko byose bishingiye ku actinga. Ibindi navuga ko ari nk'amashami, sibyo? Ibindi navuga ko ari nk'amashami. Clement nyine udasanzwe mwamwitega muri acting. Ni muri myaka 5 byibuze niho mwamutega no mwamutegera. Ubwo nyuma y'iyo myaka babona tuzongera kugira. Ya Clement wo mu myaka 5 ntabwo ashaka kuba ari ku rwego ariho ubu. Oya, ahubwo Clement arashaka kuba wa muntu udasanzwe. Atari uko ndi umusitari, ntabwo Clement ashaka kuba umusitari, ahubwo Clement arashaka kuba umusitari cyane, ariko noneho yigisha abakiri inyuma ye ku rwego n'abatazi uburyo rungana, n'abatazi uburyo rungana, gusa n'urwego ruri hejuru cyane. Ya ubushobozi bubonetse nakubeshye rwose nashinga ishuri. Ya Clement ni umucuranzi, icyo ni icya mbere. Ya Clement azi gucuranga gitari, kandi Clement filmmaking ibindi byose ibikoresho biri aho ngaho. Ntabwo ryaba ishuri rivuga ngo ni umuziki gusa. Oya, ahubwo twese
zose zirimo impano zose zitandukanye ubu niwe Clement. So Clement ndumva ari byishimo kuganira nawe gusa turi gusoza ikiganiro ese umuntu akeneye kuganira na Clement nizihe mbuga nkoranyambaga cyangwa social media platforms za umuntu yakubonaho? Clement akoresha Instagram wakandika Clex 022 ni kuri Instagram Facebook nitwa Clex Ishimwe ubwo ni cha landende X ugahita ushyiraho S iriho A. Ntacyo yidusangiza. Ntacyo WhatsApp twatanga. Ni 078 14 72 235. Gusa Clement nanone ushaka kumukurikira ku bindi bikorwa bitandukanye. Clement afite groupe ikora kuri culture kandi ivuga ku muco. Ivuga ku muco twahita nka televiziyo. Ifite abantu bangahe bako nagizagicaho umuco gusa. Okay. Nibwo igitangira n'amezi 6 iramara gusa tumaze ndavuga members barenze 400. Aba members ni groupe y'abantu 4. Nashamikiye. Abandi ubwo nyine nabashamikiye. Okay, Ishimwe Clement atari wo muri Kina Music wo muri industry yindi. Dusoza niye message wagenera abakunzi ba Rutura TV ndetse n'abaye muri rusange? Mbere yuko wenda ngira icyo mbabwira iyo YouTube channel yacu yitwa Rwanda Culture TV 025 wadusura kuzanyurwa kandi uzakora byinshi bitandukanye byiza. Icyo nabwira abakunzi ba Rutura TV ajyambanze nshimire mwebwe ubwanyu mwadutumiye ayo mbabwira ngo Rutura TV mwigume iruhande kandi buri umwe ashishikarize undi kuyireba kuko ni TV izamura impano zitandukanye kandi ibyo nibyo leta yifuza yuko hari uwasapotinga leta kugeza kuvana urubyiruko se cyangwa undi muntu mushomeri. Rero muyikurikire ukore subscribe share na za comment byose bizadufasha. Rero ku bakunzi banjye n'ubundi Clement aracyahari sibyo kandi none mugiye kubona mu yindi shusho kandi babwira ngo ndabakunda cyane. Ngaye nguko uwo ni Clement Ishimwe ndagira ngo rwose YouTube channel yabo muzayikurikirane Rwanda Culture sibyo Culture TV Rwanda Culture TV 025 iyo YouTube channel mugende muyisure murebe ibyo bakora bigiye bitandukanye murebe niba hari naho mwabakenera ku buryo mwabavugisha bakabasha kubageraho niba ari na performance runaka mukeneye mu birori bitandukanye ndizera ntashidikanye yuko bazaperformingira neza. So nizere ko mwumvise ibyo akora reka tujye dushyigikirana muri rusange turebe ko twese twatera imbere. Iyi ni Rutura TV nge ni Gary Ahha Gatete mbabwira ngo mukore like subscribe kakabuto ka notification mugakande akazogera na comment kugira ngo tubashe kumenya niba ibyo tubagezaho mubyishimiye kandi mubikunda kandi mureke dufashanye muri rusange kugira ngo twese tuzamurane dutere imbere kuko ni rwo Rwanda twifuza abarutuye barwo baba bateye imbere mu rwego rushimishije. So reka tubane namwe mu bundi buryo butandukanye ikiganiro nakagaruka. Ciao ciao.